kubatizwa mu mwuka wera ni ukwakira imbaraga ziturutse mu ijuru zo kubasha guhamya Yesu. Kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo umwuka wera ngo ugereranywa n'amazi, ngo ugereranywa n'amazi abizera bendaga guhabwa. Ni ukuvuga ngo uwizeye Yesu wese ashobora kwakira umwuka wera, kandi akomeje gusenga no gutitiriza yabatizwa mu mwuka wera akabona imbaraga zo kumuhamya. Aratubwira ngo mumenye neza ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birusha. Ibyo birusha rero buri muntu wese uvuga Kristo namwifuriza umwuka wera kugira ngo azabashe kuba umuhamya w'ijambo ry'Imana muri ibyo bihe. Nshuti bakunze Impamba Nyayo TV, turabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma uyu munsi twakoze urugendo dusura umusaza umushumba uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Ngaha ni Muzangabo twasuye nako tugeze iwe, turindiriye ko baduhereza ikaze ubundi tukinjira. Muraho neza? Muraho. Yego. Ni karibu. Twabasuye. Ni karibu. Murakoze cyane. Nanone nkuko twari tumaze kubabwira yuko twasuye muzehe, ngira ngo nkuko mubibona rero ni umusaza mu by'ukuri ariko ufite ibintu byinshi. Ari n'umwe mu bapasiteri muri ADEPR bakoranye n'abamisiyoneri. Njyewe ndamuzi cyane atuyobora, yambereye umushumba, ni nawe wansengeye ku nshingano y'ubudiyakoni. Mwaramutse neza pasiteri? Muraho neza, twaramutse, murakomeye? Yego, ni amahoro. Yego, turi amahoro. Wasuhuza abakunzi b'Impamba Nyayo TV bagukurikiye? Muraho neza, ni amahoro. Yego. Murakaza neza. Tumanje kugushimira kandi tunaguha ikaze ku Mpamba Nyayo TV. Inshuti mukunzi wadukurikiye, by'ukuri ni iby'agaciro gakomeye cyane. Uyu munsi twibaje byinshi, hanyuma tumaze kwibaza byinshi bangombwa ko dusura umuzehe navuga wakoranye n'Imana mu buryo bugiye butandukanye, ayoboye ahantu henshi yagiye hatandukanye, ariko nimba atari ibanga wenda abantu batagira ngo turi kujya. Ariko mbere yuko dukomeza, wamanza wibwira abadukurikiye kugira ngo babashe kukumenya neza. Nje nitwa Pastor Sindawere Rikana, nkaba ndi umushumba uri mu kiruhuko cy'izabukuru, nkaba nsengera hano muri paruwasi ya Nyarubara mu itorero rya Siyoni hano ku Byangabo. Utwumvishije ahise agira amatsiko yo kumenya ahantu henshi wayoboye. Hari ibyo nari maze kuvuga ngo wakoranye n'abamisiyoneri, wenda watangira. Yego, natangiye umurimo w'Imana mu 1968 gutangirira hano Ikigasa. Ubwo ntangiza amatorero atatu hano ijya Kigasa, n'irya Butakanyundo, n'irya Nyarubara. Ndangije ndagutangiza umurimo w'Imana hariya mu Muhoza. Ubwo nari nicaye hari Bukane. Ndangije aho ngaho gutangiza umurimo w'Imana aho mu Muhoza ni Gasanze, nja gutangiza umurimo w'Imana mu Gakenke. Mvuyeyo nja gutangiza umurimo w'Imana hariya ku Mubuga muri Burera n'Irwerere. Ubwo mvuyeyo ndangiza umurimo w'Imana ahantu Nyabirehe mu Gataraga, mu murenge wa Gataraga, ahantu hitwa mu Rw'Inzovu na Nyakayira, ndetse no ku Kimonyi. Ubwo nkomereza umurimo w'Imana nsubira hariya muri Cyeru ahantu hitwa ku Mubuga, marayo imyaka 4. Nimurirwa hariya mu muko y'Inyakinama
mpamara imyaka 13 niho mvuye nje mu kiruhuko cy'izabukuru, niho nayoboraga hariya mu muko Nyakinama. Turimo turabyibuka cyane. Reka tubonereho no gusuhuza abantu baba kwa matorero yose, haba Burera, haba Gakenke n'ahandi hose musanzeho ni henshi cyane, turabasuhuje. Hanyuma se uwo murimo w'Imana, ahantu hose wagiye gukora umurimo w'Imana, wari ukiri umusore icyo gihe? Nari njyaye kabiri. Katangiye umurimo w'Imana uri njyaye kabiri. Okay. Hanyuma uyu munsi twifuje kugira ngo tuganire ku kijyanye na Mwuka Wera. Hanyuma nize uko biri kose uwo murimo wose wakoraga wafashijwemo na Mwuka w'Imana, kuko n'urugendo rutari rworoshye wagiye urakora. Nafashijwe n'Umwuka w'Imana, ndetse Umwuka w'Imana nguko wafashaga intumwa, ni nako na n'uyu munsi ugifasha abakozi ba Yesu Kristo. Yego. Nabatijwe mu Mwuka Wera muri 73 ndi Gisenyi mu ishuri rya Bibiliya, nibwo nabatijwe mu Mwuka Wera. Uwo Mwuka Wera rero wanshoboje gukora iyo mirimo, kuzamuka imisozi no kwimanuka no gutambika ibibaya, mvuga ubutumwa, nkora umurimo w'Imana. Uwo muntu dukurikiye ndagira ngo utubwire, umuntu ashobora kwitwa umukristo akaba umukristo atarabatizwa mu Mwuka Wera? Umwuka Wera ashobora kwitwa umukristo utarabatizwa mu Mwuka Wera, kuko Umwuka Wera iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya muri Yohana ibice 20:22 hatubwira ko Yesu Kristo yateranyije abigishwa be, abahumekeraho ati nimwakire Umwuka Wera. Uwo Mwuka Wera rero barawakira, ariko agiye gusubira mu ijuru mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere 5 bereka 5 arababwira ati Yohana yabatizaga mu mazi menshi, ariko mu minsi mike muzabatirizwa mu Mwuka Wera. Ndetse ku 8 w'icyo gice aravuga ngo icyakora muzabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kugira ngo mube abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu n'i Yudaya kugeza ku mpera y'isi. Ubwo rero Umwuka Wera, babandi bakiriye Umwuka Wera bongeye kubatizwa mu Mwuka Wera, kuko kwakira Umwuka Wera umuntu awakira akihana. Ubwo yamara kwakira Umwuka Wera akihana, ntabwo biba bihagije, kuko abakira Umwuka Wera baramwihakanye, ariko bamaze kubatizwa mu Mwuka Wera baramuhamije, bamuhamya inshuro 5, inshuro 5 zose mu byakozwe n'intumwa, bari kubwira abamwishe, babandi batinye abasirikari n'abategetsi, barababwira ngo mwishe Yesu ariko yarazutse. Yego. Mwuka Wera bivuze ngo umuntu adafite Mwuka Wera guhamya Kristo biragoye. Afite Umwuka Wera kumuhamya yamuhamya, atafite Mwuka Wera nta kumuhamya. Afite Umwuka Wera yamuhamya yamuvuga, ariko iyo bikomeye atari yabatizwa mu Mwuka Wera ntabwo yabasha kumuhamya, yamwihakana nk'uko Petero yamwihakanye, ariko yamwihakanye yakiriye Umwuka Wera ariko atari yawubatizwamo. Kubatizwa mu Mwuka Wera ni ukwakira imbaraga ziturutse mu ijuru zo kubasha guhamya Yesu. Amen. Ukurikije uburyo mwagiye mubana n'Imana muri kumwe n'imbaraga za Mwuka Wera, mu by'ukuri hari nk'ibintu wibuka bigera muri 3 waba waravuze ati ahangaha kabisa iyo ntagira imbaraga za Mwuka Wera ibi byari kungora? Ni nk'ibiki? Iyo ndagira imbaraga z'Umwuka Wera, simba narabashije guhangana no gukora umurimo w'Imana nta faranga tudahembwa. Ikindi cya kabiri, iyo ndagira imbaraga z'Umwuka Wera, sinabashaga guhangana n'ibihe bibi twagezemo mu gihe cya Jenoside, ngo mbashe guhisha abantu bahigwaga.
yego iyo ntagira imbaraga z'umwuka wera sinabasha kwihanganira inzara yo mu murimo w'Imana hariya mu Gakenke. Nahageze bwa mbere na mbere nta muntu witwa umupandakote wari wahaba, ariko kubw'imbaraga z'umwuka wera zaranshoboje kuhaba. Nta muntu unzi, nta muntu nanjye nzi, ariko Imana inshoboza gutangiza umurimo w'Imana, haboneka abantu turamenyana. Imbaraga z'umwuka wera zishoboza umuntu mu murimo w'Imana. Yego ku bwawe iyo urebye uburyo mwatangiye mutangiza amatorero, mukareba n'abapasiteri mwimitse babaciye imbere ni benshi, abo mwazamuye ni benshi, ukurikije uko mwakoraga umurimo w'Imana n'ubu ngubu, ubona mu by'ukuri biri kurushaho kugenda biba byiza, cyangwa itorero ririmo kugenda hari ibyo ritakaza bijyanye n'imbaraga z'umwuka wera? Umwuka wera, ijambo ry'Imana Yesu yaratubwiye ngo muri Yohana ibice 14 ngo umwuka wera azabana natwe kugeza ku mperuka y'isi. Umwuka wera rero wakoraga icyo gihe na n'uyu munsi uracyakora. Yego. Ni ibihe bintu umuntu ashobora kwakira mwuka wera, akabatizwa mu mwuka wera, ariko nyuma yakwitwara aramutse yitwaye nabi? Ese yaba agikorana mwuka wera? Umuririmbyi w'107 Muzagakiza hari igice kivuga ngo umwuka wera yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe ngo arigendera, ngo musaba agaruke. Umwuka wera ntukorana n'abanyamubiri, ahubwo ukorana n'abizeye. Urakoze cyane. Umwuka wera ntakorana n'abanyamubiri, akorana n'abizeye. Kandi twasoma ijambo ry'Imana mu Baroma kutubwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana abo nibo bana b'Imana. Umwuka w'Imana arayobora. Hanyuma se ni igiki wabwira abantu baba bafite umwuka w'Imana, bahamagawe n'Imana, mu by'ukuri mw'iyi minsi bakaba bari mu buzima butaboroheye? Abantu muri iyi minsi nk'uko bivuze bagomba kuyoborwa n'umwuka w'Imana, kuko niwe muyobozi w'ituro ry'Imana hano ku isi. Kuko Yesu yaravuze ngo muri Yohana ibice 16 uhereye ku murongo wa 13 aratubwira ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Muri Yohana 14 mu murongo wa 26 aratubwira ngo uwo mwuka wera niwe mufasha ngo azabigisha byose. Umwuka wera rero niwe wigisha abantu byose, akayobora abantu mu kuri kose. Yego. Bivuze ngo mwuka wera umuntu atamufite biragoye kwagira hari ibyo yamenya, ariko hari n'ibyo atamenya. Hari ibyo atamenya kuko Yesu yaramuhamije ngo azababwira n'ibyenda kubaho. Ibyenda kubaho rero umuntu ntabwo yabimenya, ariko afite umwuka wera yabimenya, kuko Yesu yavuze ngo ibyenda kubaho bitari byabaho ngo azabimenyesha abamufite. Inshuti muvandimwe, nk'uko umaze kubyiyumvira, kugira ngo ube umukristo muzima nta mwuka wera ufite biragoye, kuko iyi si turimo irimo ibirusha byinshi cyane. Ariko mwuka wera nk'uko bamaze kubitubwira ni imbaraga. Mwuka wera ajya dushoboza. Ngira ngo tunarebye na Petero, ngira ngo ni nabyo byanamufashije kugira ngo abashe guhamiriza Kristo. Iyo urebye wenda turebeye kuri Petero, wavuze ubutumwa bwiza akimara kubatizwa mu mwuka wera, nk'uko tubisoma hariya mu Byakozwe n'Intumwa 2, ukareba n'ivuga butumwa ryo muri iyi minsi dufite, ku bwawe ubibona uti? Ubona nta kintu kibura muri iyi minsi? Paulo yuzuye umwuka wera yarabihanuriwe, abibwira Timoteyo, arabimwandikira
ngo tumenye neza yuko mu minsi y'imperuka hazaba hari ibihe birusha. Muri ibyo bihe birusha rero twabigezemo, icyo gituma tugomba gufashwa n'umwuka wera. Udafite umwuka wera ntabwo yahangana n'ibi bihe. udafite umwuka wera ntiyahangana n'ibihe. Ivugabutumwa rihari muri iyi minsi mu by'ukuri nkamwe binararibonye, hari uko mwavugaga ubutumwa mugenda n'ingoma mufite akagoma, ibyo bihe mwagiye mubinyuramo, muzamuka imisozi mugira ute n'ubu ngubu biracyakorwa ariko ni gakeya. Buno abantu bari mu ikoranabuhanga kandi ni byiza cyane ko nabyo tubikoresha. Mu by'ukuri kirya gihe cya mbere mwabonaga ibihe byo gusenga, mugakora amasengesho iminsi 2-3, ngira ngo ibyo bese byagiye binyuraho. Niba abantu baracyasenga ariko afite hariho ibintu byinshi biri guhuza abantu ku buryo rwose umuntu ashobora kuba ubukristo ariko akamara n'imyaka 2 nta bihe by'iminsi 2 cyangwa se nta n'umunsi umwe. Mu by'ukuri ni iki mwabwira abakristo kugira ngo bashe kugira ubusabane na mwuka wera? Mu myaka ya mbere abantu bagiraga ibihe byo gusenga kubera yuko imibereho yo muri iyi minsi itandukanye n'imibereho ya mbere. Mbere hari ibyo kurya ariko umuntu yasengaga yafataga nk'iminsi 7 ari gusenga yiyirije ubusa, ariko ubu ngubu ntabwo byashoboka kubera imibereho ndetse no kubera ibihe byahanuwe yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibyorezo, inzara, intambara, ibyo byose abantu bikababuza ibihe byo gusenga. Ariko muri iyi minsi rero umwuka wera aracanakora, harimo bamwe bafite ibihe byo gusenga bakibuka inshingano zabo nk'iza kera. Yego urakoze. Ni igiki wumva nk'impanuro watanga ku bakristo muri rusange, kuba bashumba bagenzi bawe babwira ati byibuze ahangaha mugomba kubashiraho imbaraga ku muntu w'inararibonye? Inshingano na bibutsa ni Paulo wandikiye itoro ry'Igalatiya, hariya mu Bagalatiya ibice 5:16 havuga ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ni ukuyoborwa n'umwuka mu mirimo yabo ya buri munsi, umwuka akaba ari we bakemera umwuka akabayobora, bakemera ubuyobozi bwa mwuka wera. Mu yandi magambo mbega ntibakora ibintu ku bwabo, bakareka iby'umwuka ashaka ko bikorwa akaba ari byo bikorwa. Aho ngaho ibintu byarushaho kugenda neza nk'uko Paulo yashatse kuza mu gihugu cy'Makedoniya, none cyo muri Usiya umwuka wera arababuza kandi nabo bumvira umwuka wera baje aho yabayoboraga hariya mu gihugu mu itoro ry'Itesalonike ariho Mesopotamiya. Hari n'indirimbo ya 388 ivuga ngo jya wumvira umwuka gweza urukundo nta soni uzagira ngo tungana Imana ubudasiba. Yego nta soni uzagira nubona Yesu. Amen. Tugomba kumvira umwuka rero, na n'uyu munsi umwuka ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari mu Efeso ibice 4 umurongo wa 30 aratubwira ngo ntimuteze agahinda umwuka wera wabashiriweho kuba umuyobozi kugeza ku munsi wo gucungurwa kwa Kristo. Amen. Murakoze cyane, turabashimiye. Wenda tugana ku musozo, gira ijambo ubwira abakunzi b'impamba Nyayo TV cyangwa abakristo muri rusange. Yego. Abakunzi b'impamba Nyayo TV icyo nababwira ni ukuja batega amatwi ubutumwa bunyuzwa aho ngaho kandi bakabwumvira, kuko
ijambo ry'Imana Bibiliya ritubwira ngo abaryanditse bayoborwaga n'umwuka wera. Na n'uyu munsi rero uracayobora abavuga ibyo byanditswe byera, kuko niwe muyobozi wasizwe hano mu isi kuyobora itorero ry'Imana. Murakoze cyane. Hari utwumvishije, uwumvishije nawe akumbuye mwuka w'Imana, ni igiki wamubwira kugira ngo amuhabwe? Inzira yacamo ni iki? Ashobora kuba yaramwakiriye akaba atarayabatizwa mu mwuka wera. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo umwuka wera naza ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo umwuka wera ngo ugereranywa n'amazi, ngo ugereranywa n'amazi abizera bendaga guhabwa. Ni ukuvuga ngo uwizeye Yesu wese ashobora kwakira umwuka wera, kandi akomeje gusenga no gutitiriza yabatizwa mu mwuka wera, akabona imbaraga zo kumuhamya uwo ari we wese, kuko n'abizera umwuka wera yagenewe. Nuko yakwakira umwuka wera kandi akabatizwa mu mwuka wera, kugira ngo azabashe guhangana n'ibihe bizaza, kuko ibihe bizaza birakomeye, bikomereye umugenzi ugana mu ijuru, kuko Pawulo yabyandikiye Timoteyo ibice 3, Timoteyo ya kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri mu bice 3 uhereye ku murongo wa mbere, haratubwira ngo mumenye neza ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birusha. Ibyo bihe birusha rero, buri muntu wese uvuga Kristo namwifuriza umwuka wera, kugira ngo azabashe kuba umuhamya w'ijambo ry'Imana muri ibyo bihe. Murakoze cyane, turabashimiye. Mwasengera abantu. Uwiteka Mana yacu, ngushimiye uyu mwanya mwiza maranye n'aba bakozi bo kumamba Nyayo TV, kandi Papa wo mu ijuru, abatwumvise ndabasengeye kugira ngo babashe kumenya iby'iminsi y'imperuka, bashe kwakira umwuka wera no kubatizwa mu mwuka wera, ko ari bwo bazabona imbaraga zo guhamya Yesu muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi. Urakoze Mana yacu kuduha umwanya wo kuganira n'impamba Nyayo TV, kugira ngo Papa wo mu ijuru ibashe kumenyesha abumva ijambo ryawe, babashe kumenya iby'umwuka wera n'imirimo y'umwuka wera muri iyi minsi. Bisabye mu izina rya Yesu, amen.